Umudamu mutoya urabona ahagaze ahantu nyine heza, ahantu nko mu gasaro. Ni umukobwa mwiza uri kubona pe ko ari mwiza. Dore ukuntu yitegereza ibintu disi. Umukobwa mwita, dore inkweto yambaye umukobwa. Kumbe hari ikiganza kiri munsi ye, sinzi niba kukibona. Mabje cyamufashe akaguru. Umukobwa ashigukira hejuru arikanga, mana yanjye. Mana we, umukobwa arikanga. Dore ukuntu areba. Ashigukiye hejuru, sinzi ikiganza kimufashe hasi ku kaguru. Cyamufashe ku kaguru, arunama ngo arebe ukuntu ikintu kimufashe icyo ari cyo. Kugira ngo arebe ikintu kimufashe icyo ari cyo, mbese nicyo kimufatiye. Ari kugira ngo yuname arebe. Baba we, kumba arebye ni umuzimu. Dore Yesu ni umuntu wapfuye mbese uryamye munsi ye. Umugore arikanga n'ubwoba bwinshi arahabuka. Dore ubwoba sha, dore ukuntu kiri kumureba, kiri kumutumbira. Dore ukuntu kigiye guseka sha. Kiraseka mana we, dore amenyo we. Tu, menyo mabi gusa. Ukuntu kiri kumureba. Kiri kuvuga ati ibyo mwankuriye. Umugore arikanga, dore ubwoba bw'aba abagore bo mu migi baba baratese. Aha hari umunyacaro yatakubwira we ko mambuzi toka shenyoko. Dore umukobwa mu mujyi ariruka arahabuka ati aramamba barire. Kigore dore uko giseka, dore amenyo. Cyarababaye, dore amenyo. Dore uko giseka. Kigore byubura. Dore uko giseka mana we. Kigore cyarirakariye. Dore amenyo. Ego umuzimu. Mana we, kurikira agafilime kacu gusa nturambirwe. Nkwibutsa gukora subscribe, share and comment. Kigore cyahinduye isura. Dore ukuntu kireba. Dore uko kikanura, katwigarukire hano. Hano dore umugabo uri gusokoza imisatsi nkaho wagiye mu kazi disi. Umugabo muto mwiza uri kubona nta kibazo afite. Ari gusokoza imisatsi ngo agera ahantu atemberera nawe. Ari gusokoza imisatsi. Dore ukuntu agafilime kacu gakomeje. Ari kwitegura nyine neza. Kumbe inyuma ye. Kumbe inyuma ye byakomeye. Do, nayo yarabibonye. Nubwo bwinshi ari kuriza igisokozo hasi. Wa muzimu nanone. Do, nguwo wagarutse na hakuno. Umuzimu gwakomeje kwegera imbere. Umugabo yarakebutse ngo arebe ibyo ari kubona nimba ari byo. Arakebuka ngo arebe ibyo ari kubona ko ari byo. Aritegereza, dore ubwoba umuntu w'umugabo we. Utinya umuntu w'umugabo ugira ubwoba, bari ibintu byakomeye. Dore ukuntu ari kureba disi, dore uko yitegereza. Jya umenya ko aho biba byakomeye. Dore ukuntu ari kureba. Baba we, sinzi ukuntu ari bubigenze pe. Byakazahaho. Ko yitegereza, arakomeza arahengeza. Yegera mu imbere gato gato ngo arebe. Arebe nimba ibyo abonye ari byo, averifiye neza. Ataba ari kurota. Arabanza yikora mu gatuza ngo arebe ko abanza atuza, ahumeke neza. Yegera imbere n'ubwoba bwinshi uri kubona ko abufite pe. Ku mutima ari kuvuga pi. Kumbe wa mugore yaraje nawe. Umugabo akitegeza. Umugabo arikanze ashigukira hejuru. Umugore aramubwira ati mugabo wanjye hari ikintu kimfashe akaguru. Mugabo wanjye hari ibintu bimbayeho hariya hanze. Umugabo atari kujya ureka ibintu mbonye, sinzi nimba ari byo wakizera nawe. Sinzi nimba ibintu mbonye ari byo. N'umugore ati nanjye nkibonye hano inyuma cyari kimfashe akaguru. Umugore disi uri kubona ko yatese. Umugabo nawe ari muri sha, nanjye cyari kimfashe pe. Umugore n'ubwoba sha, dore ukuntu umugabo cyahise bimutungura ngo ibyo si byo kandi ni ibiki. Avuga ati icyo kintu bura cyaba kiri hehera. Ati cyari kimfatiye hariya hanze inyuma y'urugo. Umugabo aravuga ati nanjye. Umugabo yarakomeza. Kumbe banza cyabagezeho we. Kurikira agafilime kacu urebe nturambirwe. Ubanza cyabasesekayeho. Do mu nzu bose batangira kugira ubwoba, tuzi